Ubuvuzi ni kimwe mu bintu bitabara ubuzima bwacu urupfu. Tekereza nka malariya, indwara bakeka ko yishe igihangange umwami w'abami Alexandre de Grand. Iyo kugeza ubu ibi bitarabonerwa umuti, umubare w'abantu bimaze kwica uko bangana. Mu Rwanda hari ubuvuzi bwa kinyarwanda benshi bafata nk'aho ari imikino, nyamara wabihuza na siyansi ugasanga bifite ireme. Ubu buvuzi mu bisekuru byose byagiye bisimburana, bwagiye bukomeza kwifashishwa kandi bugatanga umusaruro, nubwo abantu babikora basa nk'abikinira. Urugero, ntiwakwiyumvisha ukuntu wafata agapapuro wagashyira ku gahanga ugahita ukira isepfu, cyangwa se wanywa amazi urembejwe n'umutwe ugakira utiriwe unywa ibinini. Uretse ibi, hari uburyo bwinshi duhangana n'uburwayi tutifashishije imiti yo kwa muganga, kandi akenshi ugasanga ubwo buryo bufashije uwabwitabaje indwara yatakaga igahita ikira atiriwe ajya ku ivuriro. Ubu buryo abenshi babwibazaho, ndetse bamwe bakibaza uko byagenze ngo bukore koko. Tugendeye kuri siyansi, twakusanije bumwe muri ubu buryo bukoreshwa, ndetse n'impamvu ituma bubasha kuvura uburwayi runaka bugakira. Inkuru dukesha Igihe. Gushyira umunyu ku gisebe. Kenshi uzabona abantu bafata umunyu bagashyira ku gisebe mu gihe bakomeretse bidakabije, ndetse nyuma y'igihe gito ukabona cya gisebe cyumye koko. Abahanga bavuga ko ibi biterwa no kuba umunyu ukamura amazi mu gisebe, ndetse ukabuza mikorobe kuba zagikuriramo. Ibi birinda igisebe kuzana amashyira aterwa na za mikorobe, bityo kigakira vuba. Gushyira inkari mu gutwi. Niba warigeze kubwira nyogokuru wawe ko agasimba kakugiye mu gutwi kakanga kuvamo, ashobora kuba yarakubwiye kugenda ukiherera, ubundi ugashyira inkari zishyushye mu gutwi. Ibi bigatuma agasimba kabangamirwa n'ubushyuhe butunguranye, ubundi kagahita gasohoka. Uretse ibi ariko, inkari zizwiho kuba zigizwe n'ikinyabutabire cyitwa urea, gifite ubushobozi bwo kwica mikorobe zitandukanye, bityo inkari zikoreshwa hamwe na hamwe mu buvuzi bw'indwara z'amatwi. Gushyira agapapuro gatose ku gahanga. Uzabona kenshi mu cyaro bashyira agapapuro gatose ku gahanga k'umwana urwaye isepfu. Icyo abahanga bise distraction therapy. Ni uburyo bwo kurangaza ubwonko hagamijwe guhagarika ikorwa ry'ibinyabutabire bishinzwe ububabare. Kimwe n'ibi, agapapuro karangaza ubwonko bw'umwana bigahagarika isepfu. Kunywa amazi. Umuntu wese, yaba umukecuru cyangwa umusaza, azi neza ko amazi avura umutwe. Kandi koko amazi ni umuti usumba indi myinshi. Imwe mu mpamvu z'ibanze zitera umutwe ni ugutakaza amazi, dehydration. Ibi bibi iyo umuntu yarize, yakoze siporo zikabije, yarutse ndetse n'ibindi. Uburyo bw'umwimerere kandi budafite izindi ngaruka bwo gusubiza umubiri amazi watakaje ni ukuyanywa, bityo umutwe ndetse n'izindi ndwara ziterwa n'ibura ryayo zikaba zivuwe. Gushyira isukari ku bushye. Isukari ni kimwe mu bintu by'ibanze bifite ubushobozi bwo kugabanya ububabare. Uretse ibyo kandi, isukari ishobora kumutsa igisebe, bikarinda za mikorobe zitera ubundi burwayi butandukanye. Ikindi gishobora gukoreshwa nk'isukari ni ubuki. Si ubu buryo gusa bukoreshwa, kuko akenshi usanga buri gace gafite umwihariko wako. Gusa mu gihe hakoreshwa ubu butabazi bw'ibanze bwo mu rugo, kwitwararika ni ingenzi. Ni ngombwa kutibagirwa ko hari inzobere mu bijyanye n'ubuzima, bityo bikwiriye kuzigana igihe cyose tubonye ubuzima bwacu buri mu kaga. Mwakoze kuba mwabanye natwe. Kora subscribe niba utarayikora kugira ngo ujye ubona izindi video nk'izi. Iyi ni channel ya Lightway, naho njye wumva Ndishimwe Joseph. Murakoze, dusubire ubutaha.